Ibihe byiza nanone kandi mukomeje guhabwa ikaze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube ni KTV cyangwa se Karengera TV, aho tubagezaho amakuru ajyanye n'ikoranabuhanga, amakuru y'ibyamamare, ibyegeranyo ndetse n'andi makuru yagufasha kumenya ibigezweho. Tujye kurebera hamwe utudege tugiye gukoreshwa na polisi mu kubungabunga umutekano wo mu muhanda tuzwi nka drone. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko mu mwaka wa 2025 izatangira gukoresha ikoranabuhanga ry'indege nto zitagira abapilote zizwi nka drones mu gucunga umutekano wo mu muhanda no kugenzura ibyaha n'amakosa yo mu muhanda. Ni imbaraga zikomeje gushyirwa mu kwifashisha ikoranabuhanga mu nzego zitandukanye. Ubu hashize imyaka irenga 5 polisi y'u Rwanda itangiye kwifashisha kamera zigenzura umuvuduko muri gahunda yo kurushaho kwimakaza umutekano wo mu muhanda hifashishijwe ubwenge buremano artificial intelligence. Kuva kamera ya mbere yashyirwa ikanzenze mu karere ka Bugesera muri Nyakanga 2019 igatanga umusaruro, iki gikorwa cyarakomeje polisi y'u Rwanda ishyira izindi Nyagasambu, Kamonyi, Ryabega na Kanyinya. Kuri ubu izi kamera zigaragara henshi ku mihanda yo mu mujyi wa Kigali no mu ntara z'igihugu. Ubu hagiye kongerwaho drones. Hari amakuru agera ku gihe nk'uko iyi nkuru tuyikura ku gihe agaragaza ko izi drone zigiye gutangira gukoreshwa, zishobora kuba zari zimaze igihe zigeragezwa mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Mu kiganiro cyihariye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko izi drone zo zizajya zinafasha mu bindi birimo gucunga umutekano, kubungabunga ituze rya rubanda no kurinda ibintu byabo, biziyongera kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko y'umuhanda. Umuvugizi wa polisi nanone ASP Boniface Rutikanga yavuze ko izi drone zo zizajya zinafasha mu bindi birimo kubungabunga ituze rya rubanda no kurinda ibyabo. Umunyamakuru w'igihe akomeza amubaza ati kuki mwahisemo gutangira gukoresha indege nto zitagira abapilote mu gucunga umutekano wo mu muhanda ubu? ACP Rutikanga aramusubiza ati turi mu rwego rwo kugira ngo polisi inoze serivisi zayo, itanga ubutabazi bwihuse bushingiye ku makuru meza kandi yabonekeye ku gihe. Mu gihe dushaka gukora neza, gutanga ubutabazi ku gihe bushingiye ku makuru meza, birumvikana ko tutajya kure y'ikoranabuhanga kuko ari kimwe mu bifasha kugira ngo izo serivisi zitangwe neza. Arakomeza amubaza ati haba hari ibibazo cyangwa imbogamizi zihariye zatumye muhitamo gukoresha drones? ACP aramubwira uti nta mbogamizi zidasanzwe, ni umurongo w'igihugu wo gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwo kwihutisha serivisi no gukora kinyamwuga. Natwe turi muri uwo mujyo, ntabwo tugomba gusigara inyuma, ariko nanone birumvikana ko abanyarwanda bakeneye serivisi nziza n'ubutabera bwiza bwihuse. Ibyo byose kugira ngo tubikore nuko tuba tubona amakuru yihuse, natwe tugatabara ku gihe. Birumvikana rero ko ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ry'utudege tutagira abapiloti ari kimwe mu bisubizo. Umunyamakuru nanone arakomeza amubaza ati ese haba hari ibikorwa by'igerageza by'izi ndege nto mwakoze? ACP aramusubiza ati umwaka urashize aho twakoraga ibikorwa byo kubungabunga umutekano mu birombe by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ariko nanone tureba abayacukura mu buryo butemewe hirya no hino mu misozi aho abantu batagera cyangwa ngo imodoka zihaca. Twifashishije utwo tudege tutagira abapilote kandi tukaduha amakuru, tukagenda tukabikurikirana, ibintu bigasubira mu buryo. Ikindi ni mu gihe cya COVID-19 aho zadufashije mu gukwirakwiza ubutumwa mu buryo bw'amajwi. Kugeragezwa zarageragejwe kandi zirakora neza. Rero kuba twanazikoresha mu gucunga umutekano wo mu muhanda birahari. Umunyamakuru arakomeza amubaza ati zizajya zikoreshwa mu zihe gahunda za polisi? Yaramusubije ati icyo navuga nuko abantu babirebera mu guhana
nuko abantu babirebera mu guhana abarenze ku mategeko cyangwa amabwiriza agenga umuhanda cyangwa abakoze amakosa, ariko hari no mu rwego rwo gutanga amakuru, aho ushobora gusanga nk'ikamyo yafunze umuhanda, aha tukaba twahabona mbere, hanyuma tugakora ibikwiriye abantu badakerewe cyangwa ngo turindire guhamagarwa. Hari n'ikindi nk'inkongi, drone ishobora kubona nk'ishyamba cyangwa inzu bishya igatanga amakuru, abantu bagatanga ubutabazi bukwiriye. Ariko nanone abakora amakosa yo mu muhanda aho tutabona cyangwa tutagera, birashoboka ko yatubonera tukaba twahana cyangwa tukanigisha. Muri make ziteganywa gukoreshwa mu gucunga umutekano, kubungabunga ituze rya rubanda no kurinda ibintu by'abantu. Nanone kandi akomeza amubaza ati ku bijyanye n'umutekano wo mu muhanda zizakoreshwa gute n'uburyo busanzweho bwa kamera n'abapolisi? Aramusubiza ati ubwazo zifite kamera, ubwo ikindi ni uko haba hari ahantu hakusanyirizwa amakuru, zizajya ziduha amakuru atuma dufata umwanzuro kandi turushaho kunoza inshingano zacu. Akomeza amubaza ati mu gihe mwatangiye kuzikoresha muzahera he? Aramusubiza ati birumvikana, igihugu gifite imihanda myinshi, ni kinini, wahita ubona utudege dukwira ahantu hose icyarimwe, rero icyo gihe dukeneye cyane niwo wagena aho zizashyirwa mbere. Aramubaza nanone ati nta mpungenge ko izi drone izavogera ubuzima bwite bw'abantu? Iramusubije iti ajya mbere ku mutekano w'amakuru bwite ya muntu, hari itegeko ryerekeye kurinda amakuru bwite n'imibereho bwite y'umuntu, bizajya rikurikizwa nk'uko bisanzwe. Ikindi, hari itegeko n'amabwiriza bigenga ikoreshwa ry'utudege. Mbere y'uko hazamurwa hari ibigomba gukurikizwa, birimo gusaba uburenganzira, ukagira ibyo ugaragaza, yamara guhabwa uburenganzira ukayigurutsa. Ikindi nanone ugomba kureba niba nta bindi bikorwa bihari bifite aho bihuriye no kuguruka, niba hari indege iri buce aho igendera hasi, nabyo murabimenya kugira ngo hatabaho kubangamirana. Ikindi, mu mutekano wazo drone, nko kuba umuntu yayitera ibuye, ibyo byo ni nk'uko imodoka ica mu muhanda bayitera ibuye, ubikoze arakurikiranwa, ariko ku mutekano wazo nta kibazo kugeza ubu turabona. Mu rwego rwo kubaka icyizere mu baturage, polisi iteganya gukorana nabo binyuze mu bukangurambaga bugamije kubasobanurira ibyiza by'ikoranabuhanga ry'utu tudege tutagira abapilote no gusubiza ibibazo bashobora kugira. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yavuze ko iki cyemezo cyafashwe mu rwego rwo kwimakaza ikoranabuhanga mu mitangire ya serivisi nk'umurongo leta yihaye. Iyi nkuru tukaba twayikeshaga igihe.com. turabashimiye rero mwebwe mwakomeje cyangwa se mukomeje kubana natwe ku rubuga rwacu rwa KTV cyangwa se Karengera TV, tubasaba gukanda wanditse subscribe niba utarayikora, ugakanda no kunzogera, ukajya udushyigikira ukanda naho nganditse like mu gihe ibiganiro tubagezaho bibafasha, mugakanda wanditse share cyangwa se partage kugira ngo bibashe no kugera ku bandi. Rero turabashimiye, mukomeze kugubwa neza muri umwaka mushya wa 2025. Turabashimiye cyane.